haleluya. Yubanjije uvuga ko nyine ntari butinde, siko bimeze kugira ngo pasiteri uvuye mu Rwanda nawe aza kubona umwanya wo kuganira hamwe na evangeliste, nawe aza kubona umwanya munini no kuganira, uza gutarama. Ubwo rero nje ndakora iminota mike babwire ikiri ku mutima. Pasiteri atubwiye ngo tuvuge ikiri ku mutima. Ikiri ku mutima rero nje ndibabwire kitari butinde. Haleluya. Kumva bisaba ko umwanya munini, ntabwo bisaba muri classe iyo twigaga twebwe abanyuze mu ishuri bakiga. Ukuvuga ngo hari bamwe bigaga bagafatira kuri tabu. Umwarimu ari kwigisha gutya kuri tabu, ugafata matière nyinshi ukazifatira kuri tabu, akaba undi ufata ari uko wabirinze gusubiramo. Babanje gusubira muri etide, hari amasaha bageraga yitwa etide, ukagura ngo ufate izo bavuze ukabana ukajya muri etide. Umugenzi wa Jospe, umushuri witwaga ushitanye yitwaga ni Jospe, yari umuhanga, yabaguwa mbere, nanjye sinabaguwa nyuma, ariko nari hagati. Noneho twebwe tugatinda kumva, ngewe na Moise n'inshuti zanjye abo ngaho kuvuga, Jospe agafata vuba byihuse, naho twebwe tugafata dutinze. Masaha etide tukamubwira ati ngwino dusubiremo uko mwarimu, kandi twicaye muri class. Abo bantu barahaba bafata bitinze, wavuka umwanya munini mutinze. Hari umuntu uba mu ikanisa akamara imyaka myinshi babwiriza, ariko igihe kagera akumva akozweho agahaguruka akihana, kandi agize igihe kinini mu ikanisa. Rero kumva bisaba umwanya munini, ahubwo bisaba kugira ngo ukingure ugutwi wumve ijambo ry'Imana. Siko bimeze. Kugira ngo turirimbe gato, mbwiriza iminota mike, mfite nicara kamaze nshime ko Imana yatugiriye neza ikadukura mu Rwanda ikatugezana amahoro. Turashimana ko yadukuye mu Rwanda, tuje mu bukwe bwa Clement hamwe na mukuru we. Barabigambiriye umusezeranya ko nakora ubukwe nzaza mu bukwe bwe. Turashimana ko Imana yabidukoreye, tukaba twabonye umwanya wo kuza mu bukwe bwa Clement. Nico tuzanye, nico caduhagurukije. Ariko nanone ubukwe bizabisaba ko uca n'izindi manza zo gusura abavandimwe n'inshuti, namwe kubabona gutya ndabyishimiye kuko naremba kumbuye. Turashimana ko nabonye abashumba ko mu by'ukuri twabonye, twari kumwe n'aba bishop Rutebuka umubyeyi wanjye i Bugande. Nase mvuga kubera ko nabonye ari i Bugande sinde butambuke ntabaye mu giterane yararimo, tunyura mu giterane marezema nuko tutabonanye, ariko twaravuganye, ariyo nzira yo kuza hano, ndizera ko tuzabona. Turashimira ko mutwakiriye hano ni mu rugo. Ajya pere wanjye wa Yuda ntabwo yaje ntabwo yaje. Rero ejo ngomba kuva ntazi umusanzu wose, uwo ntatanze iyo iminsi yose bari atubana muri famille baze kumbwira ndasiga mutanze. Aho ikindi cya kabiri, ndashimana ko Imana yabakuriye muri ka kumba twari turimo hirya ikabazana hano, ikambasaba dukomere Imana amashi kuri cyo kintu. Cyo kintu mucumve mu buryo bunini cyane. Ndacishimiye ko Imana yabahaye itorero ahantu mwisanzura, ahantu hanini kandi heza. Iyo tureba kuri kamera ntabwo tuba tureba inyuma, dukunda kubona ikarti iparti gutya, kibaza ni gospel cyangwa na ahandi hamwe nkayitiranya n'ahandi, ariko mu by'ukuri muri ahantu heza. Imana yabikoze ikababonera ikibanza n'ubushobozi mu kubaka bigakunda. Imana ihabwa icyubahiro cyane. N'ibindi bigikenewe ni ukuri amaboko y'itorero n'abakristo, nzi neza ko n'ibindi bizagenda neza. Turishimye kandi bivuye ku mutima yuko mwubatse kandi ibintu bimeze neza kabisa. Pastor Kadora ahabwirije ahagaze hano, mbona tubara ahantu heza hadakojeje isoni, siko yaratubwiye. Pastor Kadora atubwira ngo ahangaha ni iwawe, ni iwawe, hano ni mwacu.
mwacu. Aha ni iwawe muri salo, aha ni iwawe mu cyumba, aha ni iwawe muri jaride. Uko utunganya jaride, uko utunganya icyumba cyawe, uko utunganya salo, uko utunganya inzu yawe ikasa neza, ugeramo ukabona ati ahantu ni sawa. N'aha ni iwawe ugomba kuhatunganya hagasa neza. Aha ni iwacu. Kandi ahangaha iyo ukora ahangaha ubisanga iriya kwa data, ariko iwawe mu rugo uko ubikora kose bishirira iwawe nyine gusa. Ariko hano ntibishirira, hano hari ahantu umuntu ari aba abitse, siko ba ubwo niko bimeze. Ndashima rero bivuye ku mutima yuko kanisa ari sawa kabisa. Numva nta kindi nibagiwe gushima. Ndashimana ku bwa Bishop Apotre Bisengo ni grand frère. Twarabanye mu ntara ahantu twabaga yitwa Ikibungo. Tukiri bato bo baturuta. Bisengo yarazi ibintu bibiri, yarazi gucuranga akamenya no kuririmba. Urazi kuririmba kuruta kubwiriza. Akora kubwiriza ni sawa, ariko azi kuririmba. Ni umuririmbyi azi kuririmba. Uzamutumira umunsi umwe abakoresha repetition gato. Yari koneteri wa Gisubizo, yaririmbaga muri Eneri, yararirimbaga, yari umustar. Twe tukiririmba mu gamadishari. Apotre turagushimiye kandi ndashimana ku Imana yabahaye. Amakuru twaramenye mu myaka 10 mutegereje, nimwarambiwe, nimwivovose, mwarategereje nyine mwihanganye, muza kubona igisubizo cy'Imana. Turabashitira ubwanyu. Ndagira ngo sinzi Imana izamfashe nzagenda ntongeze mu rugo turebe uwo muheburayo. Nishimiye ko Bizimana afishe nayibonye, numva ndishimye ko ari hano. Yaje iwacu abari azagaki ariko kaza nyine afite gahunda zihuta, ntagira ahantu hose, ariko iyo tumubonye turishimye. Akunda kudusura iwacu mu materaniro kwa kabiri. Turakwishimiye kukubona kandi umuntu wanjye. Twebwe turi abana b'iritorero, nibwo tuza tugenda tukagera kandi babwiye n'ukuri. Simvuga byinshi kugira ngo bose ko batagira ngo nabo simbarazwe iwabo, ariko njyewe nza numva umutima uba hano cyane kandi ko mbabwiye n'ukuri rwose. Zimana rero twarabanye hano kandi nubwo rye ntatinze, ariko ni hano ni iwacu pe, ni iwacu. Nimwotinya kumbwira azampamagara Bishop akambwira icyo agomba kumbwira nkacumva vuba kuko ndi umwana w'itorero. Turirimbe rero niba bakita fish okay, oya gumaho. Turirimbe indirimbo ivuga ngo niwe ureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye. Iyo ndirimbo ni iwacu, murayizi? Muza tuyiririmbe iminota mike nk'itatu n'itanu, hanyuma mvuga indi minota, hanyuma nicara dusirimbeho gatoya kabisa. Muzukuri mwebwe mwaje Imana bamigisha. Tukaririmbe muri ritme gisirimba, niturangiza turaza. Yes. Hallelujah. Ni uhindura amateka.
Imana ishimwe cyane. Akwiye navuga neza. Mukomere Imana amashyi. Nireba mu nda y'ingumba mu gihe abantu bavuze ukanaka yaragumbye ndazobyara umwaka wa mbere wa gatatu wa kane bagaheba kwasoba ubukwe ati waje kugira gute waje gute wavuye mu bisebe mu nda ya Ana yakubita gutya ikabona ishanga. Haleluya! Ni ukuri kw'Imana. Penina Ana ari mu bisebe bya Penina amucunaguza amubwira ngo wa mugore uzamumira abana wabyaye abawe, ariko Imana yayireba kutamubona gusa kandi abana ba Penina situba ni uhindura amateka. Kweli kakumba kari karatugoye kabisa. Nuhindura amateka. Wari umukene akirukirwa akamwirukira. Nuhindura amateka. Semena haleluya. Ako ndishimye mukagira Imana. Nutobwiriza gusa agasirimba. Jyawa bihagije. Ni uhindura amateka. Andakinye kimunanira agengi niwe wimura abatware akimika abantu mu gihe cye. Andakinye kimunanira agengi kweli. Amen. Nishimwe yuko Imana akugiriye neza. Jewe nabyaye vuba. Nukuri kw'Imana sinigeze nsenga ngo Mana koma mugore yaraje Imana yamudupfukeza umwana. Nabyaye tumaze amezi 9 n'ibyumweru 3. Si vuba yamigira gutya siziko yabigize data ni sawa kabisa. Imana ishimwe. Birangize ubona ko Apotre Sengo azobyara nyuma y'imyaka 10. Imana ni data kandi uwo mwana azoza ari igisubizo kitasanzwe.
n'abandi bose babyaye, ubwo ndavuga inshuti zanjye batuye muri mu Bwongereza n'abandi hirya no hino. Imana n'igitange n'igisubizo. Tuganire rero ijambo riri ku mutima, sigira umwanya bavuga butumwa. Siko nota bampaye sinyigeze hakikamu duha umwanya bavuga butumwa baje baba pasteur, ndabwira ijambo riri ku mutima muri Luka igice cya 11 n'umurongo n'uwo nguwo. Ndavuga amagambo make n'ukuri, ariko nanone Mwuka Wera ayaherekeze abaye kuyumva mu buryo bwagutse, kandi nyine muyumve kuruta uko njye mbabwira. Umwuka Wera niwe udushoboza kumva, nako Yesu yavuze arababwira Umwuka Wera nabamanukira ngo azabaha imbaraga zo kumenya, zo kwishurirwa, zo gutahura ibyo nababwiye, zo kubaha imbaraga zo gukoma kuzo nababwiye. Ariko mukiri mwenyine tacu muzoshobora, ariko Umwuka Wera naza azobatinyura. Kandi yaraje baratinyuka. Pawulo ava mu nzu atangira kuvuga ku rurimi rw'abo bantu yari atuye, abantu batangira gutangazwa n'ibyo nibibaye. Umwuka Wera kandi mu bantu bahubutse bakiri kumwe na Yesu, Petero ari uwa mbere yaciye umuntu gutwi, arangije yihakana Yesu. Umwuka Wera ntabwo yari ari kuri we, ariko umunsi Umwuka Wera amanukiye, ndiyo semena haleluya, yaramumanukiye agira imbaraga atazo zivuye. Aravuga ati Kristo wapfuye akazuka, no tubabwira niwe watubashishije kuvuga muri ubu buryo. Avuga butumwa abantu benshi barakizwa. Ariko Umwuka Wera yabanje kubona. Usaba Umwuka Wera ijambo ry'Imana ryavuzwe aza guhishurira akubwire, ari kumvise. Umwuka Wera yabumvise ibyo tuganira, ibyo bene data baganira, Umwuka Wera agusobanurira. Semena haleluya. Okay, kansome rero 11 haravuga ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramwegera aramubwira ati databuje twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Kuri 2 aramubwira ati nimusenga mujye muvuga muti Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, amen. Ndashaka kubabwira ijambo rimwe rivuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Guhamagara ubwami bw'Imana mu buzima bwawe, guhamagara ubwami bw'Imana mu mibereho yawe, mu buzima bwawe. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, Imana Data ikaze, wayihamagaye ikaze wawe. Kwiga guhamagara ubwami bw'Imana, ako guhamagara abantu ukabanza ugahamagara ubwami bw'Imana. Yesu Bibiliya yavuze ngo yari ahantu hamwe asenga. Yesu asenga, Yesu ari gusenga, Imana iri gusenga. Cyo ni igitangaza gikomeye. Imana isenga, Imana yaturemye, irema isi, irema ijuru, irema abantu, irema ibintu, irarema. Ariko Bibiliya yavuze ngo Yesu asenga. Hanyuma twebwe abantu tukananirwa gusenga. Yesu yarasengaga, yirirwaga mu bantu baba nimugoroba akajya ku musozi agasenga. Semena haleluya. Ndiyo. Yesu w'i Nazareti, Yesu wavuye mu ijuru. Yesu Bibiliya avuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo we yahoranye n'Imana. Jambo ninde? Ni Yesu wahoranye n'Imana. Imana ngo yirirwaga n'abantu, ikiza abantu, iganira n'abantu, bwacu kajya gusenga. Twebwe twirirwa muri quartier, ariko bwarangira tukira tudasenze. Yesu yarasenze, Yesu agasenga, karababwira ati musenge mutago mu musha. Ariko Yesu ngo arasenga, ari gusenga. Ngo ashoje gusenga, umwe mu bigishwa we aramwegera aramubwira ati mwigisha twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Semena haleluya. Uzubwira Imana ikwigishe gusenga, ujye ubwira Imana ikwigishe gusenga. Ushobora gusenga ugasenga amafuti, akujya ubwira Imana ikwigishe gusenga. Umuririmbyi ararimbye aravuga ngo njya ninginga Imana unyereke Yesu. Amen. Njya ninginga Imana inyereke Yesu. Ujye bwinginga Imana
ikwigishe gusenga, kuko ushobora gusenga ugasenga ibihabanye, wajya gusenga ugasenga n'agahinda, ugasenga mu marangamutima, ugasenga nabi. Ariko ujya winga Imana ikwigishe gusenga, ikwigishe gusenga. Ntuve hano ngo ujye masayine ujye gusengera umuntu wakugoye, umusengere umubwire ngo Mana nkura kino kigaragaza imbere, unamusengere nabi. Bamwe na bamwe bagasenga ngo umuntu apfe kubera ko yakugoye niki, kandi siko Bibiliya ivuga. Uko Bibiliya ivuga, iravuga ngo umwanzi wawe ngo nasonza ngo umugaburire, ngo nagira inyota ngo amazi yo kunywa, nabura umwambaro umwambaro wo kwambara. Kuko nubigenza gutyo uzaba ufashe amakara yaka ukayashaka ku mutwe, uzaba ufashe gazi ibiro 12 ukabimushaka ku mutwe. Ako ntabwo yavuze ngo nujya gusenga umwanzi wawe nakugora ujye kumusengera, umusengere mubwire umusengere ngo apfe, umwanzi wawe ntagapfe abeho, kugira ngo abone ibyo Imana igenda gukorera umunsi ku munsi. Amen, haleluya. Ujye winga Imana ikwigishe gusenga, siko meze? Yego nukuri. Ujye winga Imana ikwereke Yesu. Hanyuma abwira uwo mwigisha, amubwira ngo nusenge ujye uvuga ati Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, izina ry'Imana ryubahwe, Imana yubahwe. Ntukabeshere Imana, ntukabeshere Imana, ntukarahire Imana mu binyoma, ntugakora ikintu cyose ukora kibi ucitirira Imana. Mu izina ry'Imana, izina ry'Imana ryubahwe, ujya wubaha Imana. Aramubwira ngo nicyo abanjije, aramubwira ngo ujya gusenga uvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Muvuge ngo amen. Izina ryawe ryubahwe, izina ry'Imana ryubahwe. Ntukavuge ngo Imana yavuze itakubwiye, ntugateranya abantu ngo Imana yakubwiye, ntukabeshere Imana. Izina ry'Imana ryubahwe, niko Bibiliya yavuze, niko yabwiye. Abwira umwigishwa we, abwira wewe uri umwigishwa mu cyuwo nguwo, ni wowe ndi kubwira uyu munsi. Yaravuze ngo nujya gusenga uvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, izina ry'Imana ryubahwe. Ntukabeshere Imana, ntukabeshere Imana ngo ya Mana yakubwiye itakubwiye. Reka mbabaze, iyo umuntu yavuze amakuru mabi yakubesheye, ukamenya ko umuntu yakubesheye, mushira mu rubanza, umuhamagarira abantu ukavuga ngo uyu muntu yavuze amagambo mabi kandi yamvugaho nabi, muze mumumbarize impamvu. Nose bibaza ko Imana yo itazagushira ku rubanza uyibeshera. Ntukavuge Imana wivuge mu binyoma. Izina ry'Imana ryubahwe, ryubahwe mu rugo, ryubahwe mu bana bawe, ryubahwe mu bintu byose ukora. Nuramo kugize intege nke zo gukora ikintu runaka, ntugagikore mu izina ry'Imana. Oya, ntukabeshe ngo Imana yakubwiye ngo bigende gutya. Oya, bikore mu ntege nke wabayemo, bikore mu izina rya Satani yagutumye, ariko si izina ry'Imana yakubwiye ngo kora iki kintu. Izina ry'Imana ryubahwe. Amen, haleluya. Izina ry'Imana ryubahwe. Arangije ababwira irindi jambo ngiye gusorezaho, rivuga ngo ubwami bwawe buze. Kumenya guhamagara ubwami bw'Imana. Naringize iminsi ndi mu rugo nkurikirana perezida wacu mu Rwanda, uburyo iyo avuze ngo avuye hano agiye kwerekeza nko mu ntara mu karere runaka, uburyo ibibazo by'aho hantu biza bikemuka mu buryo bwihuse. Umusaza iyo ahagaze akavuga ngo abantu bafite ibibazo bajye ku murongo bavuze ibibazo byabo, umwe yaramubwiye ati nyakubahwa perezida, ko wageze hano ikibazo canje kirakemuka. Nirukanse ku bayobozi kiranane kubugeze nkubonye kandi koko carakemutse uwo munsi, kuko ubwami ubuyobozi bwari bwatasha aho hantu, ibibazo by'aho hantu byose byarakemutse. Amen, haleluya. Aravuga ngo bitarenze iminsi 3, bitarenze meya ngwina hano, guverineri ngwina hano, minisitiri ngwina hano, muze murebe no mu buturage, ikibazo cyo mu minsi 2 nze kumva cakemutse, kandi koko kiba gikemutse. Sikoba kiba gikemutse. Ujya wiga guhamagara ubwami bw'Imana, nuhamagara ubwami bw'Imana bukaza iwawe mu rugo, ikibazo cyose kiba gikemutse. Mbere yuko uhamagara abantu, tuvuge twitonze, nshaka ntucurange, sibyo?
mbere yuko uhamagara abantu ujye ubanza uhamagare data ubwami bwawe nibuzi wanjye mu rugo, mu bana banje, iwawe, mu kazi kawe ukora, muri processes mwajemo, muri gahunda zose ubwami bw'Imana buze, maze ndiyo mara kuza bugashika. Ndakubwiza ukuri ibintu byose bizagenda neza, ibintu byose bizakemuka, utangazwe niko kubaye. Babwira umuntu umwe wakiriye ubwami bw'Imana, Zakayo yabaye mu buzima bwo kwambura abantu, kandi yari umukire, yari umukoresha w'ikoro, ariko none agakora ikindi kintu kibi, akambura abantu ibyo agenewe gusoresha, agasora ibyikuze, ariba abumukire, agira amafaranga, agira ubutunzi buragwira. Umunsi umwe yumva amakuru ya Yesu, semena haleluya, yumva amakuru ya Yesu, aravuga ngo reka ndebe uwo mugabo waje bavuga Yesu, njye kumureba. Hari ahantu yari kunyura, aragenda aja gutegereza ko hanyura amurebe. Agishika agira ikibazo nyine cyuko yari mugufi, ari yaranje uburyo bwose abyigana biranga, arongera kandi arabyigana biranga, aravuga ko bigenda kose uyu mugabo ndamureba. Ni ugiri inyota yo kubona Yesu, mukuri kw'Imana uzamubona kandi nawe azakubona. Semena haleluya. Ni ugira umwete wo kumushaka, ukagira umwete wo kumubona. Nkunda bankunda kandi abashakana umwete. Ni ugira uwo mwete ugakenera gushaka Yesu, nawe azakubona, uzamubona nawe akubona, kandi kumubona kwawe no kukubona kwe uzabukemuka ibibazo byose bizabishize. Zakayo arabyigana, Zakayo agerageza gushaka ukuntu bwose amubona, bwa bugufi bw'ibiranga, ubugufi biranga, aravuga atereka byibuze nigira inama, nuriye kino giti, aha ndaza kumureba neza uko bunyureho, murebe iwe arashaka songa murebe, ariko ukuntu asa amurebe. Naho kera Yesu yamenye ko kera Zakayo anshaka kumureba. Nkunda Zakayo, Zakayo ni sawa kabisa. Cyo danga twese tuwe nka Zakayo, tugira umwete wo kureba Yesu. Zakayo arurira, yari umukire, yari afite amafaranga, yari yambaye na neza, nkeka ko yari yambaye neza. Yarambaye neza. Zakayo yarambaye neza. Zakayo yarambaye neza. Yari umukire, ashobora kuba yarambaye umwanya uhenze. Ariko aravuga ngo reka ngende je kureba Yesu. Tiyatiyo uziki umuvumu, ndagira ngo abantu babaye cyane cyane iwacu ruguru, umuvumu bazi ukuntu umeze, bazi ukuntu ugira ibintu bisa nk'ibifasta, bigira n'utunyegeri, igira n'ibindi natabaruhe yatabariza imbabazi bahita gutyo, igira n'ibindi byinshi n'ibimata biza bifata. Tiyita kuri izo bintu, aravuga ngo ndaburi igiti ariko Yesu mubone. Muvuge ngo amen. Tuganire gutya bukeye. Arurira arazamuka agera habona kuko ari mubone. Arahageze aratuza. Tiyita ngo ndaza gusa gute nyuma yo kubona Yesu? Jamais ndamubona. Yesu araza no kuri ca giti aramugateza ka ururuka nukuri. Uyu munsi gahunda nari mfite ndadevi ndarari wawe. Zakayo asa nkaho we uyu uvuze gute? Uyu munsi ndarari ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Zakayo ngo yururuka vuba ngo mwakira nezerewe. Niko birize vuba. Amen haleluya. Donc yururuka vuba ngo mwakira nezerewe. Ageze mu rugo aramwakira, arashashana, abwira umugore n'abana, umwanyuraha undanyuraha, bakira kandi Yesu ntagiye wenyine, yagiye nabigishwa we. Kera ubwami bwa Yesu butahamwaza kandi. Amen haleluya. Neza arinjira aricara, umare kwicara Zakayo agenda abwira umugore arateka, abana batuma fanta cyangwa amata ico bashoboye, bakire Yesu yaje. Akubona ibintu bidasanzwe, ni igitangaza. Abantu hirya kabaravovota ati yagiye mu mupagani, byagenze bite? Hari ahantu no Yesu yakagobye kujya, birashoboka gute? Naho Zakayo gusa we karakira Yesu, karamwakira, karacumba, karateka ifiriti, karateka umuceri, karateka iki, mushaka iki ngiki. Yesu yaje, baramugabura. Yesu aramwakira. Zakayo ntabwo Yesu yigeze mubwira ati atura, ntabwo yigeze yatura, ntabwo yigeze mubwira ati ngo atura uvuga ibyo uzokora n'amakosa. Kubera kwishimira Yesu ko yajiwe, arahaguruka bati mwigisha amakosa arakoze, waje ariko ndagusaba naje wowe umuntu nambuye
wese nambuye ndamukubira kane. Umuntu wese nagiye nambura ese yarabazi ubwo nuba n'abatarambuye ico gihe baraje barabesha. Niko ntekereza kuko sintekereza ko abantu bose yambuye yarabazi. Amen, hallelujah. Ndakubaka umuntu wese bati kandi bari baraho. Umuntu wese nambuye ndakubakana kandi kimwe cya kabiri cy'umutungo ndagiha abakene aratura. Yesu ngaramubwira Zakayo ngo uyu munsi ngo agakize ukaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wawe. Amen, hallelujah. Hallelujah. Niki cyakijije Zakayo yakiriye ubwami bw'Imana iwe mu rugo. Ni wakira Kristo ukakira ubwami bwe mu mutima wawe, izo afere zibindi zose zabitunganya. Izo si zawe, banza wakire Kristo muri wowe umwumve. Apana ibyo kumva byimwe byacu by'abakinyamurenge ko twakuriye mu kanisa. Ubanza umwumve kabisa, umwakire, wakire ubwami bw'Imana mu mutima. Ubwami bw'Imana mu mutima wawe maze urebe ibyo Yesu yakora. Gahunda zose arazikemura. Zakayo uwo mwuka ubwo ngubwo arakira, arakizwa, yica. Donc nkeka ko yagiye no mu ijuru kandi niko kuri. Sugukeka Yesu Zakayo yagiye mu ijuru, tuzamusangayo. Mu gihe bamwe bavutari ngo yagiye mu pagani, ngo yagiye hehe, kibazi ibyo Zakayo ari gukorerwa. Karakorerwa ibintu n'ibitangaza. Yakira umwami n'umukiza ubwami bw'Imana. Ndagusaba uyu munsi nusenga ujye uvuga ati data wa twese izina ryawe kuri yubahwe ariko ubwami bwawe buzi wanjye. Ubuhamagare mu bana bawe bakunaniye, umuhamagare mu kazi kawe katagenda neza, umuhamagare muri ubuzima bwo muri Kenya bugoye. Nzi narahabaye umwaka wose twabaga muri foyer turi abantu nka 5 mu kumba kangana gutya tugateka. Njye natekaga kwa kane, twaga ku munsi wo guteka. Njye natekaga kwa kane, abandi bagateka kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane bagera n'abandi mu gitaramo nkamenya ko ndi buteka uwo munsi. Basirimba ngo ati uyu munsi ni gahunda yanjye kanirukanke ndi guteka. Ngashika mwe bikanananira ngatwika ibintu byose amazi yose nkatwika bikanga kabisa. Kuri gaze gucumba gutya gucumisa Afrika kagara ngiriye ubuzima bw'akitanga. Hamagara Imana ize mu buzima bwawe. Ndakubwiza ubwami bw'Imana butahi wawe ibintu byose biraba bizima kandi biragenda neza. Wige guhamagara ubwami bw'Imana. Imana baganze kandi amen. Urakoze mwami nyiribihe, duhaye kandi ibihe byiza byo kuramya no guhimbaza. Duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rikuzwe, impaka zikubitwe hasi, humvikanijwe ibyo kuramya no guhimbaza mu izina ry'umwami Yesu w'i Nazareti, amen. Mu kiyaga bari hagati mu gatondo kare kare, Yesu yikira mu gato aje hakurya. Mu gatondo kare kurya aje hakurya. Hallelujah. Amen. Tumweze cyubahiro Yesu. Ahimbazwe ibihe byose. Hallelujah. Twongere ijambo ry'Imana amashi menshi. Arakoze mwene data Gatore. Imana igumugisha. Turashima kuba hano muri kino gitaramo. Twese abangana gutya b'Imana yahaye uburyo n'umwanya. Imana ibagirire neza. Hallelujah. Bavandimwe kuva Kitengera, uyu munsi habaye abacuranzi benshi. Mwagize neza kwitaba no kuza gucurangira Imana. Ndi kumwe namwe muhumure, n'abigishwa banje. Ndi kumwe namwe muhumure, n'abigishwa banje. Nijyari mukiza waje, tuzabona ubwiza we. Nijyari mukiza waje, tuzabona ubwiza. Hallelujah. Hallelujah. Ahimbazwe Yesu. Amen. Yesu.
Mana bahese umugisha muri Kristo Yesu. Hallelujah. Reka tuganire twihuse. Akoze ku ijambo nateguye ariko turaza kurikomeza mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 19 n'umurongo wa 6. Haravuga ngo yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Ahimbazwe Yesu. Ni ijambo rya sakabine nateguye. Kandi hari icyo Imana ishaka uyu mugoroba binyuze mu ijambo ryayo. Nijyari mukiza Yesu tuza ubwiza we. Nijyari mukiza Yesu tuza ubwiza we. Hallelujah. Hallelujah. Ahimbazwe Yesu. Tumuzamure kandi cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Ni bisa Yesu w'i Nazareti tuvuga kuko nizo byuzuye umutima. Yesu w'i Nazareti. Byabihe byari bikomeye warabiduye Mana. Zabiye byari bikomeye warabiduye Mana. Byari bikomeye warabiduye Mana. Zabiye byari bikomeye warabiduye Mana. Byari bikomeye warabiduye Mana. Imbere yacu hari yacuze umwijima w'icuraburindi. Hirya ndazira yariho yo gutabarwa. Waje kumurazo uradutabara. Waje kumurazo uradutabara. Imbere yacu hari yacuze umwijima w'icuraburindi. Hirya no hino ndazira yariho yo gutabarwa. Waje kumurazo uradutabara. Waje kumurazo uradutabara. Zabiye zabiye zari bikomeye warabiduye Mana. Ai zabiye zabiye zari bikomeye warabiduye Mana. Zabiye zabiye zari bikomeye ai zabiye zabiye zari bikomeye warabiduye Mana. Zabiye zabiye zari bikomeye ai zabiye zari bikomeye warabiduye Mana. Hallelujah. Hallelujah. Ahimbazwe Yesu. Ndio. Yesu w'i Nazareti. Amen. Yesu iyo ahageze ibintu byose biza bikunda. Ibintu byose birashoboka Yesu iyo ahageze. Kandi Yesu atarahagera habe nubwo abantu bose bitanga bagasha bagatanga n'ibyo bafite byose. Nta kintu kiza gikunda Yesu atarahagera. Kandi ibintu byinshi bishoboka iyo byibuza dufite kimwe twemera. Nubwo ibintu byose zitora bishobora ngo tunabyemere byose, byibuza kimwe gituma Yesu agishingiraho ibindi bigashoboka. Kandi tukabyuzurizwa nk'abantu babishoboye. Ibigoranye si byinshi ni kimwe gusa. Nukwemera kujana na Yesu mu rugo no gutaha na Yesu. Zabiye byari bikomeye Warabiduye Mana.
zabiye zari bikomeye warabinduye zabiye zabiye zari bikomeye warabihinduye mana ai zabiye zari bikomeye warabinduye haleluya Haleluya. ayibaswe Yesu Amen. Zakayo yakoze byinshi cyane usenze kurira igiti Yesu aramubwira ngo manuka vuba tuje mu rugo Zakayo yavuze ko afite izindi gahunda yemeye kujana na Yesu mu rugo bari abazungu ibintu baza bakora ibyinshi kuri abarabizi byarabaye ni nabo bangiye bandika bino bintu byinshi muzamubona iyo ureba mu filime ya Yesu ujya muzungu ujya uzukina filime Yesu yakaza apfa guseka ariko yagaragaje guseka umunsi atahakwa Zakayo ariko akora ibintu Yesu nawe araheba muzakurikirana iriya filime ya Yesu ahantu hose ntabwo Yesu yakaza apfa guseka yasetse gusageze kwa Zakayo tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti Haleluya. ahimbazwe Yesu Amen. Yesu ageze kwa Lazaro bamutumyeho bashiki ba Lazaro baravuga ngo Yesu ukunda inshuti yawe ararwaye amerewe nabi ngwino ni wewe wemewe udufashe umusengere akire Yesu asa n'uzirengagije arabyihorera akomeza gahunda z'igitaramo kugeza Lazaro apfuye ikiriyo kiraba hasigara bajya abantu banyuma nyine bo kugandara bajya bagumye nyine kurira ko ba Lazaro kandi abantu bari kubarira cyane Yesu abwira abigishwa be aravuga ngo tugende tuje ku ba Lazaro Betaniya tuje kumukangura baranga barabati gahunda ntiyari iteganijwe kuko igihe twari kujayo igihe cyaratambutse ariko Yesu yahagaze biza bikunda takiza kinanirana takiza kinakereza Yesu hari umwogeza ara muri Amerika ejo bundi aravuga ngo yarageze imyaka 12 hano aravuga ngo arasa no warayi Nairobi iminsi 2 gusa ibi bintu byose tuba turambirwa kubera gusa ko ibintu bizakunda ibyo twibaza nk'ibibazo Yesu nahagara bizakunda kandi nukuri byaranakunze tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti haleluya ahimbazwe ibihe byose Yesu ageze kwa ba Lazaro basigaye baramwakira Yesu yari umushitsi utishimiwe yari n'umushitsi udakenewe kwa ba Lazaro kuko yahageze Lazaro yapfuye kandi yarirengagije ikibazo cyabo ahagarara umushitsi udakenewe batangira kumutaho imfana baravuga gusa ngo yubahana iyo uje kuba hano cyage twakubwiriye musaza wacu taba yapfuye umfite Yesu yakoze kubera ko Yesu atanga ubuzima kubera Yesu ko azahindura ibintu byananiranye hari icyo yabasabye iyo batacemera ntibiba byarakunze Yesu yahageze hari ijambo asavuga agategereza ko twemera icyo avuze agahindura ibintu habe na Mariya nyina wa Yesu yabwiye abahereza cyage yatasha ubukwe yaravuze ngo icyo babwira cyose mwemere mugikora nubwo muza mugora kumva mugira imitwe itaza yumva ibintu vuba ariko icyo bategeka mugikore Yesu ageze ku ba Lazaro abwira bashiki be n'abandi baraho aravuga ngo nimunyereke ko mwashize Lazaro ese Yesu yari yahayobewe no gaturi mu gitaramo tuvugana tuvuge ko Yesu atazayerekwa ibintu nawe ataraza aho bashinguye Lazaro yarahaze yarakeneye ko bakora gusa icyo yababwiye habe nubwo ushobora kuba uzuribwa mu gituza ntukavuge ngo indwara zacu ngo urazizi reka kuvuga ibintu byinshi vuga ngo uzuribwa mu gituza Yesu azashaka ngo tumurangire twamba tuvuga ko imvuniri namara akora ikintu gisha baravuze ngo uturangiraho mwamushize nuko none bamurangiye bazi ko nawe ashaka kugira ngo aje kuririra ku gituro cyangwa nawe harambika ururabo siko muzamugira
nimba yarajanye urabona gushira ku irimbi aho bashize Lazaro. Yesu hageze abategeka ikindi kintu kimwe, aravuga ngo nimukureho ibyo mwashizeho kuko agose akazi kanje, kuko akazi kanje no gutanga ubuzima. Nimukuraho ibyo mwashizeho ndahamagara Lazaro mubagarurira ari muzima. Tumuheze cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ayibazwe Yesu Yesu. Yesu w'i Nazareti. Yesu yahageze ibintu zose biza bikunda. Ese yabwiye abantu ariko n'Imana yari bifuze. Ngo ibizakera mu byibagirwa. Ngo nibisashize mureke kubyitaho ngo Imana igiye gukora ikintu gisha. Hari ikindi Imana igiye gukora. Igiye gukora ikintu gisha. Yesu ataraza nubwo yabayeho ari umuremyi w'isi, Yesu gane waremye isi. Ibintu byose niwe wabikoze, arabikora arangije. Yamasa n'umuntu utarigeze ubaho aza kuza cage Pawulo yavuze ngo nyamara igihe gikwiye kigeze ngo Imana ibona gutanga Yesu cyagiye ataragaragara ngo afuke mu nda ya Mariya. Ibintu byose byari bishaje. Yesu ne waje guhindura ibintu kuba bisha. Esaya nta wundi yari kwavuga Yesu. Imana yabwiye Yesaya ngo bwira abantu ngo Imana igiye gukora ikintu gisha, ngo igiye guharura inzira gutemesha imigezi mu kidatuba. Ni Yesu warugiye kuza, kandi Yesu amaze kuza Pawulo yarabivuze ngo abari muri Kristo Yesu ngo abari ibyarimwe bisha. Nta kintu na kimwe gishaje kuri Yesu. Habe n'ibyo azakora byose azakora ibintu bisha, kandi yabikoze abantu baza batangara bakavuga ngo Yesu akoze ikintu gisha. Nimwakire Yesu ahindura ibintu mu izina ry'umwami Yesu w'i Nazareti. Yesu w'i Nazareti. Tumbira Yesu wenyine, niwe Yesu we. Tumbira Yesu wenyine, niwe Yesu we. Hallelujah. Hallelujah. Ahimbazwe Yesu Yesu. Amen. Ahimbazwe Yesu te. Hallelujah. Ahimbazwe Yesu. Amen. Ayindi ndirimbo Numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Kandi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Tumuzamure icyubahiro Yesu, tuzamuye amaboko. Hallelujah. Hallelujah. Ahimbazwe Yesu. Wa mugore wari ugize igiharwaye ngo yumvishe ibya Yesu, aravuga ngo agomba kubona Yesu. Ahageze ubundi kubona Yesu cyangwa se kugira inzitizi. Akenshi inzitizi ziba mu buryo bubiri, ni mu bitekerezo bipfuye. Icya kabiri, abantu ariko abantu tibaza babinzitizi ziremereye ku muntu wagize intego yo kubona Yesu. Ngo wa mudamu ikibazo cyari gari gusa bari abantu ngo abona nta kuntu ashobora no kuziganya ngo agere kuri Yesu, ariko kubera intego yari afite ngo akomeza kuziganya yigizayo bamwe acunika abandi kugeza ageze kuri Yesu akamukoraho. Ibintu birahinduka. Habe na Bartimayo ikibazo yari afite gusa bari abantu ngo yazamuyijwe avuga ngo Yesu mwene Dawudi nkiza. Ba Petero bakavuga ngo wewe iyi gahunda ni izi porogaramu turimo tugwaye gasopo, reka gusakuriza mwarimu. Reka urusaku mwarimu bazarangize gahunda. Ariko nawe ngo agatekereza ko niyitonda kumva ko ibiza bigishwa baba bavuga agaceceka, Yesu ngo azaba amaze kugera handi hantu atoba kimubonye. None ngo abona ko izo nzitizi z'abantu taco ziza kumufasha, ngo akomeza kuzamura ijuru cyane avuga ngo Yesu mwene Dawudi mbabarira. Yesu kubera ko yari yahageze ahindura ibintu, ahumura Bartimayo aramubwira ngo nkurikira umwishwa waje. Habe na Zakayo cyatumye yuriye igiti, ambuti yaje gusa n'inzitizi bari abantu. Ngo yari ko abona ko atabona Yesu kubera abantu,
ngo yigira inama yo kurira igiti. Yesu aramubwira ngo ururuka vuba tuje mu rugo. Ahantu abantu bamanitse ibiti buriye bayimanuka, Yesu ataha iwabo ahindura ibintu kubabisha. Ibyo mwarenganyije mubishire kuri porogaramu. Reka mbabwire n'ikindi muzamwirengagiza. Iyo ufite ideni ry'ikanisa ukarenza igihe cyo kuryishura, cyangwa icyacu mukavuga ngo ntiwagitanze none, ugasa n'ukikabye ngo uzagitanga ku kindi cyumweru, azaba amakerede. Ntimukaza mutanga bijye mwari mwaragambiriye, muzamwongeraho n'izindi nyungu kubera ko mwakoze ibintu bitari byo. Mana waturinze intambara, inzara n'inyota, imiyaga ya Satani, zahora mbihamya ukuri umukiza waje iteka ryose, zahora mbihamya ukuri umukiza waje iteka ryose. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa uhoraho, zenuye umubiri wanjye uzaruka Muzamuri cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Ahimbazwe Yesu. Amen. Ahimbazwe Yesu. Hallelujah. Iyo Yesu ahagaze azahindura ibintu kuba bisha. Iyi mitima ibyemera. Iyi mitima ibyemera. Nta bindi binini abantu basabwa. Nukwemera icyo Yesu avuze, ugaca bugufi ukavuga ngo mwami nemeye gukora iki. Izatangazwa n'umunsi umwe hari igitaramo cy'abagabo babiri. Umugabo w'umufarisayo n'undi w'umutoza akora. Noneho umufarisayo gucya bagitangira gucya gusenga, niwe watangiye gusenga mbere. Mwumva ukunda abafarisayo baza bitanguza. Nasomye birirantangaza. Abafarisayo bagira ibyaha bine biremereye kuruta ibindi. Icya mbere ngo ni ukuvuga amasengesho kenshi bataza basenga. Icya kabiri ngo ni ukurenganya imfubyi n'abapfakazi. Abo ni abafarisayo. Ibindi bibiri nzabibabwira ikindi gihe n'ingaruka. Turiko turavuga ngo Yesu yahageze ibintu byose azabihindura, ibintu bikaba bisha. Wa mufarisayo ngo atangiye gusenga aravuga ngo kuhanye mbona nije muntu wemewe hano, kandi iyo nsenga je nawe turaziranye, uziko ndakibazo ngira ibintu byose ndambitunganye. None atangira kurega mugenzi we, aravuga tuyitwazanye, arasa n'uwaje gukora ubusa. Uyu hano mu muhanda twese turamuzi, nushaka bazureka kumureba, areke kwiki gitaramo nabi hano. Ariko wa mugabo kubera ko yarazi ko ikibanza arimo Yesu yaje, nicyo banga yari afite, yahishuriwe ko Yesu Imana iraho. Agurutse kuvuga aravuga ngo uzo mugenzi waje avuze n'ukuri, ariko je umbabarire kubera ko biriya bintu byose ntaza mbikora neza uko bitegetswe. Ngo icyo gitaramo cyarangiye ngo wa mugabo ngo ari w'Imana yashimye ari we wemewe. Uko niko bisa bigenda. Ukavuba uve ku giti, Yesu atahe iwawe mu rugo. Kandi nahataha hari ibintu azakora bikomeye cyane. Ubundi hari ibintu bibiri by'ingenzi Yesu azakora iyo yahuye n'umuntu. Icya mbere azamwuzuza ibyishimo, amwuzuza umunezero. Yesu ahuye n'abagabo bari Emawusi, mu kintu cya mbere yakoze mu buzima bwabo ngo yabujuje n'izishimo bidasanzwe. Baravuga ngo n'ukuri wa mugabo ni Yesu, kuko imitima yacu yari yishimye. Icya kabiri Yesu azahindura umuntu, azamuhindura, azamukura mu buzakera, akamuheza icyerekezo cy'ubuzima busha, akabaho ubuzima buhindutse. Mana baheze mugisha muri Kristo Yesu. Mwami Yesu yuzuze ibyishimo imitima yanyu, yanyujuje amahoro
umunezero ndashima ko Yesu yanguraniye naje sinzahwema kuvuga urwo rukundo nzahora ndirimba intsinzi ya Yesu yanyujuje amahoro umunezero we ndashima ko Yesu yanguraniye naje sinzahwema kuvuga urwo rukundo nzahora ndirimba intsinzi ya Yesu intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe intsinzi ya Yesu intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe intsinzi ya Yesu uzamura icyubahiro Yesu wanesheje Hallelujah. ahabwe icyubahiro ibihe byose haleluya ahabwe icyubahiro Yesu haleluya ahimbazwe Yesu ahimbazwe Yesu haleluya twemere twakire Yesu nubwo tugize igihe ndetse dusa n'abamenyereye kuba mu rusengero ako kamenyero abafarisayo barakagiraga ndetse muratuma mvuga n'icya gatatu dusiga ikindi kimwe ngo bakundaga kuba ari abantu bose bakomeye bakikomeza ngo baruha bakaza bambara n'imyenda yotuma ngo abantu babaheza imyanya y'imbere ariko batemera kwakira Yesu ubundi icyo Zakayo yakoze ikimenyetso gikomeye cyane cyo kugira inyota yo kubona Yesu. Yesu nawe mu ijambo yamubwiye ajya kuvuga ngo namanuke kwari kugira ngo Zakayo abanza acishwe bugufi iby'icyubahiro n'ibindi atekereza bibanze bimanuke baze kumvikana bageze mu rugo. Tiyari kujana na Zakayo batumvikanye. Umuntu w'ikiburi. Imana na Satani banze kumvikana ku kintu kimwe gusa. Satani yanze kumanuka. Araguma arizamura bama bakorogana kandi Imana tiyemera ko Satani yosubira gusaba imbabazi. Satani yamenye ubwo yosaba imbabazi. Ubu nyine nubwo yoza akavuga ngo Imana ni nyembabazi nyabura ni mubabarira. Imana ntiyozemera. Kera byararangiye. Byararangiye. Ni ukuri. Hari ikintu kitoba kikigarutse. Ni imbabazi Imana yo Satani. Iki cyo ndikirimo ndizokunda. Ariko wewe muri kino gitaramo ni ukuri. Ni wemera ugaca bugufuka manuka. Yesu arataha iwawe. Ari umuhungu umwe inshuti yanjira hakujya. Ni umuntu uzi kuganira ariko kanasetsa cyane. Ari umunsi umwe namugeza nsa nutinze. Haleluya. Ndavuga ati none se wangaye. Ariko nabo ni ibihu. Imana icisha imitima bugufi. Yesu w'i Nazareti. Yesu w'i Nazareti. Yesu w'i Nazareti. Yesu w'i Nazareti. Abasha gukora no guhindura ibyananiranye kubwo kwizera. Kuko iyo hageze ibintu zose arabikora bigakunda bigatungana kandi azi kubikora neza. Yarabikoze yatangiye gukora gahunda abantu batangira kongorerana bavuga ko ibintu bitaza bitameze neza. Kabijya benshi baza bavuga. Yesu yaratangiye gahunda gutya. Dore ibyo tubabwira gahunda z'abayumva. Kuko bamuzaniye umurwayi, Yesu yamavuga ngo nimumuzane hano. Amukorera operation yari goye cyane. Afata ku macandwa akira ku rurimi atangira gufunda intoki mu matwi asibura amatwi ye. Noneho abantu bagifite ibintu byinshi bibasa bitari byo. Yesu warangije kumukorera iyo operation wa murwayi arakira.
ngo ururimi rwe ruvuga neza, ngo n'amatwi ye yumva neza, ngo abantu baraho baratangara, baravuga ngo ni ukuri, ngo ibintu byose Yesu abikoze neza. Yesu yahageze, ibyo abantu bibasa Yesu azabikora neza bigatungana. Mwakira ijambo ry'Imana. Se twatwaye umwanya munini. Kaba noneho hari ikindi namwe mushaka. Twatinze cyane. Reka tuzi n'igisirimba cy'iminota nk'ine. Muze hano muri nk'abantu batatu gusa bonyine. Imunanira
yes. Imana izikiza Kweli kweli. dutera hano asirindwe. Hallelujah. 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 Tumuzamure icyubahiro Yesu. Ilarima atatimiri di la staff. Hallelujah. Drime atavidi glory. Hallelujah. Hallelujah. Imana igukiza. Ya. Imana n'umukiza. Ngasubira muri section. Nushaka ndushiramo ibintu byinshi. Ducurangira kuducurangira ya force. Elari está. ubwami bwawe buze icyo ushaka kibe abarwayi babe basima kubw'amaraso y'umwami Yesu no kwizera ushimwe ko wankishije ushimwe ko umwami w'amahoro ushimwe ko imbaraga z'abizera turagutegereje ngwino tabare turagutegereje Pretani la sokina fi Preni sakolo kwacu kuba kwacu hano no kugenda kwacu kwaho tuzoje aha cyangwa Mana nyiri mahoro Yakobo yaheze umuhiga aravuga ngo nubana naje muri urugendo ngo kazangeza kwa data mahoro ngo Uwiteka azaba Imana yanje ngo naje sinzabura gutanga kimwe mu cacumi mu byo zaba ndonkeyeyo turakwingize turagusabye bana natwe muri urugendo bana natwe hano tutuye naho tuje tagira kari betabina koloma fure kari wida zakibati kore kintu gisha mitima yacu cyo bugufi kurame Safiri tutakutana nyumbani mwa Baba. Bwana Yesu utuongoze tufike sote Tuwasafiri tutakutana nyumbani mwa Baba. Bwana
Yesu utuongoze. Hey! Ka! Ndagushimiye papa kuzo twumva ugakora ibirenze ibyo dusabye kuko imbaraga zawe zidukoreramo. Hey! Ushimwe nyiribihe we kandi uhimbazwe kuzo twumva. Duciye bugufi kugira ngo izina ryawe rikomeze ryamamare igihe cyose cyo kubaho kuramya no guhimbaza tibikava mu kanwa kacu mu mbaraga z'umwami Yesu. Amashimeje kuwiteka tumushimire.